nuvuga ngo ubundi urugo rwubakwa n'abapfu babiri. Abapfu rero ni bantu ki? Ni abantu bamenye ko pastor agihari yahagera. Reka masobanurire neza abapfu. Tuvuga urugero ugiye mu irimbi irusororo. Mwambara neza se cyangwa mwambara kamini nkitera amabavu cyangwa se nkafuka igitambaro cyangwa se nkasokoresha nkamera neza nkagenda nzeguruka mu irimbi. Kugira ngo kuko hanini rega twambara neza ngo tugaragare neza abantu turebe babone dusa neza. Nkahatambuka. Ese hari icyo biba bivuze? Niba ntambutse ku bantu bapfuye niteye amabavu ngirane ntibahumurirwa nta handi wamugira ucyati wandebye nta kureba nyine yarapfuye tu byararangiye. Nibo mupfuriro turi kuvugana. Urugo rwubakwa n'abapfu babiri. Twavuze. Hello friends and families. Turabashimiye cyane. Twishimiye kongera kubana namwe muri aka kanya. Yego. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira ibintu byinshi kandi byiza. Kandi by'ingenzi cyane ku bantu bakundana. Ku bantu bari in relationship. N'abateganya kuyijyamo. N'umugore n'umugabo. N'ababana nk'umugore n'umugabo. Babishaka kumva nama. Ni ikintu cyiza cyane twarebye cyatubayeho kandi kiba no ku bandi bantu. Hari ibintu twibeshye iyo tugiye muri relationship tuba dutekereza ko ari umunyenga cyangwa dutekereza ko ibyo bintu bitari bubeho. Ariko rimwe na rimwe tukabyisangamo. So rero tugiye kubiganiraho ni ibintu bitatu. Abantu benshi babivugaho ariko natwe tugiye kubigarukaho nk'ibintu twebwe noneho twabonye twanyuzemo tubahe n'ingero z'ubuzima. Ndizera birubafashe. Kandi tujya tubabwira ngo ashobora kuba umwe cyangwa umwe uzabyereka mugenzi we akaba ari ugiye guhindukira muri iki kintu cyangwa ugiye kugira icyo atoramo. Kuri twe n'umugisha. Si ngombwa ngo mbaga nyamwinshi ngo babikurikire cyangwa bagire bate ntabwo ari ingenzi cyane rwose. Icyo tuba twifuza n'umuhinduka. Igihe wowe umwe uri kubyumva ari wowe byaza kugira umumaro, ari wowe byaza kubaka cyangwa gufasha. Bitakubaka rwose si ingenzi, ari ingenzi rwose. So icyambere ni mu rukundo habaho hari ibice bitatu. Icyambere ni romantic love. Romantic love, so nuvuga ngo mu rukundo harimo igice cya mbere cyitwa romantic love. So muri romantic love rero abantu benshi tuyijyamo tukamenyana. Hari n'ikintu gitangaje. Hari abantu bajya muri romantic love ariko batararenga izindi stage ebyiri turi buze kuvuga. Batarazirenga. Aho afata umukobwa bakiri muri romantic love. Okay, hari abayirimo cyangwa n'abayigumamo. Hari n'abantu bayijyamo yajya kwirenga akayivamo agafata undi. Kuko romantic love itangira muri cya gihe uri guhura n'umupatena wawe mushyashya, muri kumenyana, muri gukundana, murishimye, ibintu byose nta kibazo na kimwe kirimo. Rero hari abantu bahora muri iyo romantic love bazarangiza yayisoza agafata indi romantic love bahora muri urwo rugendo. Kandi impamvu nuko biterwa nuko batazi izindi stage ebyiri zikurikira romantic love. So iyo stage ya mbere ya romantic love ni bisanzwe n'ibyo twese twaciye. Bose babishimye, bamunezerewe, ibintu byose aba ari amahoro. Cya gihe za side zacu biziba zitsinze. Umuntu abataramenya kamere ya mugenzi we, ataramenya side negative ya mugenzi wawe. Mbese ibintu byose ubona ari byiza kuri we. Rwose. Niyo natwe twayigezemo. Natwe twayigezemo. Ya romantic love ikintu nakwifuza nuko buri muntu wese yayirenga. Kuko romantic love ni byiza, iraryoha, iranashimisha cyane. Abantu benshi bajya banayikumbura. Kuko icyo gihe uri kumwe na marayika bari kumwe n'undi marayika. Ntabwo ushobora kubona partner wawe akora ikintu kibi, agiye gukora ikintu kibaraguhisha. Ntabwo ushobora kubona partner wawe arakaye cyangwa kubwira defo yawe. Ibintu byose biba ari amahoro mwishimye. So rero muri romantic love abantu benshi tuyigeramo, ni nayo stage ya mbere duheramo tugize gute tugiye
guhura nabo dushaka gukundana nabo cyangwa twifuza gushakana nabo. So rero ibiryoshye ibintu byose aba ari amahoro mwishimanye. Ntabwo muri romantic love ushobora kubona ko niba nshaka gukunda umuntu ahora yishimye sinshaka kubona ko Denyse ajya arakara. Ubona moraseka ntabwo ashobora kubona ko wenda n'igihe ariko ko ariko ntabwo ashobora kubona ko mfite nk'urwara rwavuyemo mbaye ndufite. Abona inzara zanjye zose ari nziza, nta kintu kibi ushobora kubona kuri mugenzi wawe. Ubwo rero iyo ngiyo ni iya mbere. So ndumva twajya ku ya kabiri ko iya mbere ntabwo itinda cyane n'iya kabiri n'iya gatatu. So nubanga abantu mwese romantic love muzayinyuramo cyangwa muyirimo munayirimo. Hari n'abarijyamo inshuro nyinshi batararenga romantic love ahora muri romantic ayigeramo yagera kuri stage ya kabiri akahita bivamo. Iteka ryose yaba ari kuri romantic love yagera kuri stage ya kabiri akahita bivamo. Stage ya kabiri rero bayita post track. Hahandi umenya noneho icyo urimo icyo ari cyo, niba ukomeza niba ubivamo. Muri post track ho uzasanga bya bindi najyaga mbona nk'ibyiza kuri mugenzi wanjye bitangira kuba bibi. Nangira kubona ko mugenzi wanjye ajya arakara. Niba mfite umutwe uhengamye itabibona rwara rwanjye atangira kubona ko rwavuyemo ariko se kuba icyo wavuyemo urwara. Ngo ibintu birahinduka mukabona ibihe birabagoye, ukabona umuntu muri kumwe se wawe, ukabona urukundo rurabiye, urukundo ruragenda rukasharira hahandi wenda mushobora gucana inyuma ku buryo uriya nka partner wawe ukabona ni mubi. Kandi iyi stage yaza muri gufiansana mutarabana, yaza mubana mwarakoze mariage, yaza muri bakuru yisubiramo igihe cyose izaza. Niyo abantu benshi baheraho ko bavuga ngo nta rugo rwiza rubaho. Cyangwa urugo ni intambara. Kubera ko akenshi abantu bazakubwira izo nama bakubwira ngo mu rugo ntabwo ari paradizo, nta nubwo ari rya juru rito bakunda kuvuga, akenshi abari muri post track. Kubera ko njya nkunda kuba ntabwo wasanga umusinzi mu kabari ngo akwakirize fanta, akwakiriza inzoga. Arakubwira ati soma ku icupa udasomyeho akubonamo nk'imbwa. Ntabwo wasanga pasiteri mu rusengero ngo akwakirize inzoga, azakuha ijambo ry'Imana. Umuntu rero akenshi aguha ikintu afite. Ntabwo wasanga ndi guteka ndi kugaragura ngo nindangiza ngo ngihigise ngo hereze ikirahure reka mushyiriraho nyine ukarya ibiryo. So nuvuga ngo umuntu aguha ikintu afite. Rero nujya cyangwa ashobora kuba gifite ariko kiri beside ahubwo icyo umusanganye ako kanya n'icyaguhereza. Niho homera aho mvuga ngo nujya kumva inama abantu benshi batazi uburyo bagomba kugiramo abantu inama, usanga najya kugira inama azakugira inama bitewe n'uko yiyumva, uko yabyutse, amarangamutima ye, ubuzima bwe uko bumeze. Niyo mpamvu usanga n'umuntu akenshi ari kukubwira aguha urugero rw'ubuzima bwe, ariko akirengagiza ko ubuzima bwe butandukanye n'ubwawe. Niyo mpamvu abantu benshi nuhura n'abantu benshi bubatse ingo bari muri past struggle, najya kukugira inama uzumva kugira inama umugabo n'umwana wundi nta rugo rwubakwa nk'urundi, ugasanga arakubwiye ngo urugo si paradizo, si irya joro ritugiyemo, atuzitonde, ati nta mugabo urya umushyushyo. Guys, ndabinginze iyo umuntu ari muri pasiteri atangira kukubwira side negative z'urugo, ntashobora kubwira icyiza cy'urugo. Ese ngewe rero mfite amatsiko nubwo turi gufiansanya, nguma mbyibaza kubera iki umuntu wese uri muri uyu murongo turimo kubana ahura n'umuntu akamubwira tumva rero mugira inama. Mbere nimwavuganaga, mbere niyo ari inshuti yawe, mbere wacaga aha nawe agacaha, ariko yamenye ko uri muri iyo relationship, yamenye ko uri muri uwo murongo wo kujya kubaka urugo, icara mugira inama. Ati rero mva mubwira icyatumye nsenya. Nka mbere warakimubajije ntiyagira icyo gutangariza, ariko ako kanya yahise akubwira tumva icyatumye nsenya, byagenze gutya, akana kayaraje ibiki n'ibiki. Umva nkubwire rero, niwumva ntukumva abantu babyibushye, ujye wumva abantu bananutse, ujye wumva abadeperi gusa, abakatolika bareke inshuti zanjye. Urugo nubwo abantu babiri babaye umwe gusa, kuko impamvu bavuga ati abantu babiri babaye umwe
nuko ibanga ari iry'umuntu so ubundi ibanga riba ari iry'umuntu umuntu uri muri past struggle nta yindi nama yaguha ntayo inama yuko urugo rutari rwiza kubera ko muri ako kanya ubwo ntirumemereye neza araguha inama yuko hari n'abatangira kwicuza iyo umuntu ari muri past struggle benshi baricuza kanyabatse no kwikira benshi baricuza kandi nta muntu utabaho kuki twahuye n'uyu muntu kandi iki ni ikintu mudashobora kurenga kuko wenda nibagiye nyuma gato kubibabwira ubundi urugo ni umugambi w'Imana kandi igihe cyose ikintu Imana ishyigikiye tuzi ko Satani agomba kuza akirwanya siko bigomba kugenda biba biri gutya negative na positive niyo mpamvu Imana yadushyiriye stage ya gatatu tugiye kugeraho ariko Satani nawe aravuga ati pastor ago zijye ziboneka uko byagenda kose ntabwo ibibazo nibyo kuko bigomba kubaho nta muntu warenga pastor ni byiza ko igihe cyose ugiye kugira umuntu inama umwereke ikibi cy'urugo umva nkubwire rero ikintu abajyanama bo ntabwo twabagarukaho kubera ko ntawabuza kujya inama ahubwo ntekereza ko ari ingo nyinshi zishobora gusenyuka bitewe n'inama zabaye mbi umuntu yakireze mubwira ko urugo ari rubi ukinjira mu rugo witeguye umva rero ngira inama abantu bagiye kugisha inama kuko umuntu ukugira inama ntabwo umutegeka inama agiye kukugira no arakubwira uko abyumva kandi ntabwo mwaturenganya tubwira uko tubyumva ahubwo niba ugiye kugisha inama genda ugisha inama wa muntu utakuzi udafite inyungu ku bintu agiye kukubwira si ubu tuvuge nk'urugero nk'ubu ngubu wowe ugiye kugisha inama ex wawe ngese nshakane na Denyse how is it sounding groove ibyo bintu wowe ari byo kandi benshi barabikora still ashobora kuba kigukunda ugiye kumugisha inama ngo nubakane na Denyse azavuga ati nta mugore umurimo su Denyse umukobwa ungana kuriya azakugeza ku bakavuga hari ibintu byinshi abantu bareba bakavuga ati ariko ikintu nabonye ko mujya mubyumva abakobwa b'inzobe nibubaka barabagwa benshi bari guhiga abakobwa b'igikara abakobwa b'ibikara muri bubaka urugo hari akantu rigeze kumva ejo kubera ko la majorité abantu benshi bagenda kuri zo la majorité z'ingo nyinshi zisenyuka kubera ko ingo zitameze neza kandi birumvikana urugo rumeze neza ntiwasenyuka kubera ingo zisenyuka nuko zitameze neza abantu benshi bazishyiramo ko mu rugo si ahantu heza kubera ko nta side positive tujya tubona z'abantu bahiriwe n'ingo ngo babyamamaze abenshi baza kwamamaza ko ingo zashaririye zabishye kandi abafite ingo nziza ntibashaka kubivuga arakomeza abigumane nashaka kugira abandi banagira inama nicyo nakunze mu bintu byose twize ugasanga kubera ko akenshi population y'abantu benshi cyangwa side nyinshi twavuga y'abantu batahiriwe n'urugo ntigaragara kurusha abantu bahiriwe n'urugo rero reka mubwire impamvu nanone nitwirengagize ko haba amashyari ntabwo njyewe nawe nibane neza n'umugabo wanjye ngo nindangiza ngo mbigira itangazo ngende bisa Satani arumva arakora guys Satani arumva arakora ariko mu bintu nkunda cyane ni ikintu twiyemeje gushyira ubuzima bwacu hanze kugira ngo bugire icyo bwungura kubera ko ni ikintu kidakorwa na buri wese umuntu wese yumvise ijambo ry'uko ubuzima bwe atari we bufitiye umumaro gusa ahubwo yumva ko n'abandi bantu bakagize inyungu bunguka ku buzima bwe hari ibintu byinshi byakemuka ikindi Olivier hari igihe iyo post struggle umuntu ayigeramo akayigeramo turi muri ku nyine bimeze turi nko mu mushinga w'ubukwe akaba ari kugera muri post struggle noneho hahandi uvuga ngo haracyabura iminsi 2 ngo njye mu murenge ngo ndacyafite choice ebyiri ngo mbireke cyangwa mbikore aho niho urugamba ruba rushyushye abantu benshi impamvu bakunda kuba njye hari umuntu wabimbwiye ngo buriya abakobwa benshi amara kwizera ko urugo rwubakitse umunsi yambaye ikanzu y'ubukwe oya umunsi yicaranye n'umugabo we neza mu cyumba ari nijoro kuko abenshi ngo bagira kubura iyo security yo kumva ko urugo rutazakunda ku buryo murinda mujya kubaka avuga ati se ibi bintu bijyemo cyangwa mbireke arinda kwambika impeta ukivuga ati se wundi wasubira inyuma ko ngifite amahirwe erega buriya singubeshye ubukobwa bwo ariko urumva ikibazo abantu bipfira sinekereza ko uko bagishaka kwinjoringa ubukobwa oya ariyo mpamvu abantu benshi baba baragiye mu matwi yabo haragiye bumvamo amagambo agaragaza ko atari ahantu heza ho kuruhukira ikindi kintu abantu twibeshya ikindi kintu abantu kiduca intege b'abakobwa nuko abamama mutwicaza mukatubwira ati rero Denyse umugabo ni itegeko akaraba amazi ashyushye nyamuneka utazibeshya ngo umugabo amazi adashyushye nkashakana na Olivier rero wenda urugero yakaraba amazi ashyushye akamutera nka reji runaka
akaba yiyuhagira amazi akonje, yaba akaraba amazi ashyushye bikaba bitamugwa neza, buri gihe akeneye amazi akonje. Ngiye mu rugo bambwira ngo umugabo ni itegeko, nta mugabo urya ibiryo bishyuhije, nta mugabo umwe igikoma inshuti zanjye, akaba ariko banyicaza bakambwira muri blind show. Kandi mubwire buri ugomba twarabihanjigana twabivuzemo, ugomba gusuzuma umupate nawe ikintu akunda kurusha ibindi before yo kujya kumva inama zawe, kandi umugerageresha byose. Nta mugabo aza kubwira ngo ariko buriya nubwo waba ari abana mushyushyo ndawukunda, ntabwo yabikubwira ngo menya ubwenge mushyushyu uvangavange, nurangiza wibe tujye ujyane mu cyumba mu gatiriwari. Ninde mwana uri buze mu gatiriwari mu cyumba, ushyiremo urufunguzo, sheri wari muri salo muhamagara ati nyamara mu cyumba ndagushaka ngo ino urebe ibibaye. Ibibaye ni ibyo ni agashyushyo n'agakoma. Wabigerageje se ukareba ukuntu akunda umushyushyo kukurusha. Urumva hari ibintu byinshi abagabo bakunda ariko batabasha kubwira abagore babo ko babikunda, arumva kandi mu by'ukuri babishaka, cyangwa bafiyanse babo. Rimwe na umugabo agenda akarakara kavuga ati umugore aransuzugura, akarakara akabura n'ibigi ijambo yakoresha kubera iki atajyamo ibiryo. Mu by'ukuri uriya mugabo urabisanga ariko ntujye unagaburira neza, uturyo turashyushye turahumura, wapfunike mu isorori, ariko ni umushyushyo. Inshuti zanjye banze umenye umupate nawe. Njya mbona abakobwa benshi bakunda kutabana neza na ba nyirabukwe, kandi buriya ari umunyarwanda niwe wavuze ngo ubundi niba ushaka kumenya umugabo ugiye gushaka sanga nyirabukwe umubaze. Undi aravuga ngo ubundi ngo umubyeyi cyangwa umugabo aba ari umuntu, mbese umugabo mama wanjye ni urugero, aba yarafashe nk'umugabo akandera. Iyo abonye ngeze ahantu atakibasha kundera neza ajugunyira, aravuga ati noneho ubushobozi bwanjye ntabwo ugeze, reka nguhe undi mugore. Hari ibyo ntabashije kuguhaza, hari ibyo ntakibashije kuguhaza, ugasanga atwarakariye babukwe we, atari undi mugore ngiye kuguha niwe ugiye gukomeza kurera. Mbese hari ibyo ntakibashije kuguha, hari ibyo umuma wawe atakibashije kuguha, aba aguhaye undi mugore ngo agire gutari wowe ubiguha. Niyo mpamvu rero nashishikariza abakobwa benshi cyangwa abantu benshi bitegura kubaka, wakagombye kuganira na nyoko ukamenya ngo ese umuntu tugiye kubana akunda iki, ese uyu muntu tugiye kubana akunda uwo mushyushyo twavugaga, ese uwo muntu akunda igikoma, ese nibihe birya akunda. Ugasanga ubanye n'umuntu azi ko nshobora gufiyansana n'umuntu nkavuga ati uyu muntu nimubwira ko nkunda ubugari azanseka, akamubwira ko nikundira inyama cyangwa nkunda agaceri. Njya mbibona abakobwa benshi bakunda kubikora, Olivier uri kumva, bakunda kubikora ati umukunzi wanjye ni umusirimu, nimubwira ko ntakunda indabo, icyo kintu narakibonye njya 100%, ndetse no ku nshuti zanjye ninamubwira ko nkunda indabo karaba kabaye, kamubwira uburyo ki nkunda indabo, reka umubwire ukuntu ukunda indabo, rero azajya buri mugoroba kuzanira indabo kandi uzanga zinakunukira pe. Ni nkanjye umukobwa wese wahora urabo yakishima ukabona aratangaye ngo urakoze. None se warakara urugero niba katurenganya, ugomba kwifata utya ukarakara ukaba wanarira, ariko ntabwo ariko buri mukobwa wese akunda indabo. Ariko tutabivuze natwe muraturenganya, tuvuga nk'uko mwaje, ahubwo ngwino usasa inzobe nanjye norose urubwo ati buri indabo zirananukira, kisinzi kunda rwose. Ushobora kuzibona ziri ku meza ariko kuvuga ngo ufashe vene ugiye kungurira indabo, ungurira birahanirire. Abakobwa benshi bateye. Ejo bundi dufite umurenge, n'umufite wanjye afite umurenge, arampamagara ambaza ati ariko se Olivier ati ko byari nimugoroba umurenge, ariko wa gatatu nimugoroba turi mujya mu murenge kwa kane. Aramatse umukobwa kari kumbwira ngo akeneye ururabo, tuwo mwembe ururabo mwararuguze. Ati rero njyewe ururabo nomari nta muntu ukunda ururabo, njye sindukunda, kandi na sheri wanjye ntabwo akunda ururabo, yambwiye ngo turwihorere, we nakunda n'amasakame nta kintu azafata mu ntoki rwose umurenge na kimwe. Ati none se ko umukobwa akenera ururabo, ati kandi ngo rugura 15, hari nagize n'abandi namubwira ati agusabye rwa 15, hari nawe agusaba n'urwa 30. Ati kandi nifitiye ibibazo rwose, hari utuntu twinshi nkeneye kugura, ati ururabo numvaga atari rwo rw'ingenzi. So bishatse kuvuga iki, nibyo koko ushaka gusanga umukobwa akunda ururabo, sibyo? Ariko
ntago umuhungu abizi nta na rukundo reba kugira ngo bijye kugera aho mujya mu murenge utazi ngo umupate n'wanjye ariko azakenera abo cyangwa azanarukenera cyangwa aranarukunda cyangwa ntarukunda ashobora no kuba atarukunda ariko akavuga ati numari niko bimeze ngomba kurukoresha nkuko koko natwara isakame guto Olivier ntana mu nyigisho cyakoze badamu nsanze mu nyigisho nzakwigisha uzayitwa oya rwose bana yatsinze gusa njye ahubwo nabuze ukuntu nagushimira shiri mba niba hari ikintu niba hari ibirori biryoha mu buzima ari ibyawe niba waravuze ati nzambara ikabutura mwana ukayambara niba waravuze ngo nzambara bodaboda ukazambara cyangwa silipa nyine icyo kirori kirakuryohera ku rwego uzavuga ati ni ukuri kw'Imana mu buzima noneho Olivier kumva njyewe bijya binezeza cyane buriya nta munsi nicara nkarota nk'umunsi twagiye mu murenge ni byiza narabikunze nta sakame nta rurabo nari kubitwara ntese simbikunda narumvaga mu gitondo byari byabaye intambara mu rugerega ngo ntibibaho ndavuga ati buriya ashobora kuruzana nyine kugira ngo mbikize nyine mbone mvuye mu rugo hari ikintu njya mbona muri sosiyete ni ibibazo mbona kikunda kuba kagiterwa n'ibintu bibiri ikintu cya mbere ni ukutamenyana ngo umenye ngo mugenzi wawe akunda iki n'iki yakora n'ikimubangamiye abantu benshi nibyo bifuza gukora ibirori ngo atazigera yicuza avuga ati kuki iki kintu natagikoze kera na kare niko abantu benshi bavuga ati reka negure ikirori cyanjye munsi y'uminga ibintu bishoboka ariko muri ikintu nazicuza icyo kintu nicyo ni cyiza rwose nta muntu atagishyikiramo ariko nanone ukibaza banza umenye ibintu ugiye gukora n'ibyo ukunze cyangwa ugiye gukora ibintu n'ibya runaka akunze runaka wenda akunze ururabo nibyo wowe urarukoresha ariko si uko urukunze rimwe na rimwe ku buryo njya mbibona nkanjye iyo tujya murenge ukambwira ngo mfashe ururabyo njya mbona ugiye kurara amubwira ati bwira runaka gufasha ururabo nanjye sinkunda gufata ururabo sinkunda no gufata amasakame ibintu by'ibishakoshi cyakoze nzabifata kuko nzabyara icyo nashaka kuvuga abantu benshi bazagira inzitizi mu rukundo kubera ko utamenya mugenzi wawe ikintu akunda kuko ikintu umuntu akunda nacyo kimushimisha nibyo warushimishije gufata urwo rurabo hari n'ushimishije kuba atarufite hari n'uwarubuze kubera ko adafite ubwo bushobozi ariko nabyo ntibikwiye kumubuza kwishima ariko nanone ufite ubwo bushobozi ukarwiyima kandi uzi ko rwagushimisha cyangwa urukundo nabyo byaba ari ikibazo ariko tuvuge noneho si urukunzi si urushaka kubera icyo ugomba kurufata kubera ko runaka yarufashe kubera ko cyangwa abantu benshi bakanabikora nka formule akavuga ati uko byagenda kose umuntu uri mu murenge adafite ururabo afite isakame ese ni itegeko hari ahantu gitifu yavuze mu mategeko aranga umurenge aravuga ati umuntu wese uje gusezerana umurenge agomba kuza azanye ururabo cyangwa ataba afite ururabo akazana isakame rero reka mbabwize ukuri ahubwo njya mbona narishimye cyane umurenge ibintu byinshi abantu bitaho nibyo bidafite agaciro ubundi wakagombye kujya mu murenge wararepese ngo ngomba kurahira gutya waramaze no gusezerana na patena wahubutse mwana nabiganiriye biriya ari ibintu byo kwereka sosiyete wewe warabisoje kugera hari ugatangira kuvuga za ndahiro zo ku murenge ugatangira kuzivanga bisobanuye ko hatabeho umwanya dadi wawe niwe wacekeje yaravuze ati mu bantu barahiye bana banjye mwarahiye neza ati buriya umuntu urahira ikintu kabumva jijinganya ati nemeye ko runaka mbere umugore ambera umugabo ambera umugore ngiye nkamubera umugabo can you imagine ubwo nyine kabaye namugize umugore ubwo nyine yageze mu rugo ati ni hahandi bateshuka kumuha ziriya ari indahiro zo muri leta sibyo ariko buriya indahiro ni ikintu gikomeye iyo urahiriye ikintu nyine uba ukirahiye niba urahiye ngo ngewe nzatandukanwa n'uyu nguyu tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse ukarenga iyo ndahiro ubu destroying ikintu gikomeye cyane kubera ko ni ikintu gishobora kutakugiraho ingaruka ariko iyo destroying indahiro hari igihe bikurikirana ibiseko bizagukurikira so rero byakabaye byiza ko umuntu wese ajya mu murenge yitaye kuri ndahiro icyo nshaka kuvuga hari ibyo twakagombye kwitaho kuruta ibindi ntabwo
kugenda njyana ururabo cyangwa iyo sakame ntabwo ari byo bizaha valeur indahiro nzakora hariya. Ikizagira valeur ni uburyo nayiha agaciro no gufata umwanya wo kuzana irepese nayize neza nkavuga ati ngiye kureba ibintu kandi nkabikora biva muri njye bitava mu gitabo ku murenge w'abaguhaye. Okay, twari turi kuri power struggle. Turi kuri power struggle gusa icyo nashaka kugaragaza hari igihe twe tuyitera ariko sometimes power struggle ishaka guterwa no kuba utarafashe igihe cyo kwiga ku mupati nawe. Umenye ngo mugenzi wanjye akunze iki nicyo akunze kurusha ikindi. Ese mugenzi wanjye akunze ubugari koko cyangwa akunze inyama? Ese nashobora kuba arambwiye ko akunda inyama kubera ko azi ko nanjye nzikunda. Okay, ushobora kumubwira ko ukunda inyama nanone ukamubwiza ukuri ko ukunda inyama ariko numubwira ukuntu zikunda. Haha ndashobora guteka izitogosheje ukaba wanaruka. Birashoboka. So menya ikintu normally akunze kuruta ibindi. Kandi kukimenya mbere na mbere no kuganira n'abantu muziranye no kwisanzura muri famille. Hari abantu benshi ari imiryango myinshi rwose utafata nyirabukwe w'umuntu ngo mubanishe n'uwo mukazana ngo babane bikunde. Nkaba nazana mama wanjye ngo mubane mu nzu bikunde. Ubwo no kumubwira kubera iki hari formule ziri mu bantu zizi ngo mama wanjye nageze umuntu akabyishyiramo wajya ubona abantu ko batariko rero yakunda. Ni ukuntu kera twaravuga agatabo ko abacecuru bararuka. Rero still nakoze ndika abacecuru bose baroga. None umukecuru w'igikara ni ukuri mu mbabare abacecuru ariko nakoze mfite ubwoba. Naramubonaga nkitwa ari igitabo muri primary baraduhaye cyo gusoma nyine kirimo umukecuru wari warakutse amenyo abana birirwa bamwiruka inyuma ngo ni umurozi nyine ni story twasomaga mu gitabo. Icyo gihe nanjye nabata umukecuru wese naramutinya. Ni ukuri nuko narabatinyaga pe. Rero ugasanga niba nzanye mama wanjye mu bantu ukajya umureba atari ko rero umenya yaba ari no kwirebera gutyo ukavanga aramengeje ateko kucya bamengereza. Ariko tutitaye ko ibyo bintu bibaho cyane ukumvikana bibaho ariko akenshi nicyo nshaka kuvuga akenshi biterwa n'ibintu abantu bishyizemo cyangwa bashyizwemo n'abandi. Njyewe nyine ni bya bintu navugaga niba urugo rwarambereye rubi nkaza kugira inama z'uburyo urugo ari rubi. Wenda ugasanga niba kubana na nyoko bukwe wawe byarakubereye bibi nkaza kugira inama yuko ba nyirabukwe bose ari babi. Guys, ari formule mugomba kwisibamo ukamenya ngo ngomba gukora ibintu nkanjye simbikore nkuko runaka bikora. Nkanjye binshimishije ntazicuza apana ngakana. Simbikore just nemeza abantu cyangwa mbikore nka runaka cyandusha ibya runaka ngo ariko I promise you binshimishije. I promise you nzaguhemba. Narije nari mfite ubuvuzi ubwoba nari mfite hari ibintu bitangaje muri society. Ugasanga kana kafite ubwoba ko ashobora kubura ubushobozi bwo kugura ururabo. Ngewe mfite ubwoba bw'uko mu rugo bashobora kugutegeka none ukarugura. Sinjye warose mva mu rugo ntarwo mfite. Noneho sinjye warose nicara muri sale ntarwo mfite. Kuko iyo munuzanya muri sale nari kurusiga umunsi y'intebe mwihagurukira nkigendera kurahira. Nukuri nari mfite bo nigendera amaboko gutyo. Numva nta kintu kimvunirira cyego. Nageze nagize amahirwe gufasha akaboko kanjye imikimbo cyo gufata urabara. Ego cyane kumfata. Thank you so much. Anyway rero post roga kenshi iterwa n'ibyo bintu bibiri. Ni ukuba hari ibintu mwagize formule ni no kuba utazi neza umuntu mugiye kubana ku buryo rimwe na rimwe wamushinya cyangwa kugira ibibazo biva kuba mutaramenyanye. Okay, iyo post struggle turi kuvuga ni hahandi urukundo rugusharirira abenshi bahita bavamo. Abenshi bavuga tuyusi w'Imana yangeneye iki. Abenshi romantic love yabayenze bakinjira muri post struggle bahita bavivamo. Kabati buryo urukundo nuko rumeze. Sinarize ko ari kubibiha. Kahita bivamo. Gatangira ati burya koko nazi bana zidakomanya amahembe. None si zitagira amahembe zikomanya iki? Nukozanya ibirizo. Ni ibirizo. So rero wamugani inka zose se harubwo zigira amahembe. Zitagira amahembe zikomanya iki? Muyaci. Wowe genda uvuga ati ngiye kubaka nkanjye nta by'amahembe. Tuzakora n'ikiganiro cyaje tukakibabwira maze igihe ngitegura nuvuga ngo ubundi urugo rwubakwa n'abapfu babiri. Abapfu rero ni bantu ki? Ni abantu bamenye ko pastor gihari yahagera. Reka masobanurire neza abapfu. Tuvuga urugero ugiye mu irimbi irusororo. Mwambara neza se cyangwa mwambara kamini nkitera amabavu cyangwa se nkafuka igitambaro cyangwa se nkasokoresha nkamera neza nkagenda nzeguruka mu irimbi.
kugira ngo kuko hanini rega twambara neza ngo tugaragare neza abantu turebe babone dusa neza nkahatambuka. Ese hari icyo biba bivuze niba ntambutse ku bantu bapfuye niteye amabavu ngirane ntibahumurirwa nta handi wamugira ucyati wandebye nta kureba nyine yarapfuye tu byararangiye. Niwo mupfu rero turi kuvugana. Urugo rwubakwa n'abapfu babiri. Hari ikintu Olivier afite cyamunaniye kukireka kibitana akunda akakireka. Rero ni ntabo umupfu kuri cyo ku buryo kingera wasimenye ko cyanangize kinkora wasimenye cyane abasimenye ko cyabaye. Umupfu nk'ikiri kuvuga umupfu ntabwo wamurya ikinyunguti ngacyumve. Ntabwo yumva. Niyo wamukubita ntabwo yumva. Noneho umupfu turi kuvuga ntabwo ari umupfu kukiza. Ni umupfu kuri cya kintu uzi neza ko gishobora kugusenyera urugo. Erega nta perfect baho. Ishobora kuba hari ko ushobora kugira umugore wawe cyangwa umugabo wawe akabakunda abandi bagore. Si bishoboka. Kandi ukagenda kose mugomba kubana. Ataguca inyuma n'icyo ahubwiye ariko akaba bakunda ko ari mu badamu cyane. Wewe bikagutera gufuha. Kandi pe ukabona ibintu byamunaniye kure. Byamunaniye kure kandi haragerageje nta kintu kibi kizabiva. Ariko ukabona ni ibintu bikubangamiye. Nutaba umupfu rero ngo wigire nk'ibyo bintu utabibonye n'amaso. Ubwo ruzasenyuka. Tayaje. Ya post rago nuzayirenga. Ndi kugitegura neza ariko nuvuga ngo iyo mubaye abapfu mu rugo. Iyo mubaye abapfu mu rugo nta kintu kimwe cyabashobora. Tatumagira ubwo. Oya nibyo nuvuga ngo warapfuye kabaye. Twabivuze no muri cya kiganiro cyo kwiyegura Imana. Ni ugupfa ubundi ku kintu. Ubundi nkamenya ko kuba Denyse ataha tuvuge cyakwa ndi umugabo mu rugo ariko wenda Denyse ni urugero akajya ataha nyuma yanjye. Si bishoboka? Agataha nyuma yanjye. Denyse kuba atashye nyuma yanjye ndi umugabo. Nanjye nk'umugabo nzafata ariko ni gute umugore ataha nyuma yanjye nasoni ni ukusuzugura. Kamera izamuka aho ngaho rimwe na rimwe bizatuviremo no gusenya. Kuba rero ataha nijoro nkaba mbizi kandi nkaba nzi ko gutaha nijoro nta kazi cyangwa ni ibintu bimubamo ariko ikindi kintu kiba barimo ayajya muri repetition cyangwa afite n'inshuti ze. Afite inshuti ze nabo bari kumwe. Icyo kintu ni kiba. Ntabwo ngiye nka Olivier nakihutiye kwita numva ko hagomba kuba Denyse yataha kare nkabyishyiramo 100%. Nshobora kubitrayinga nibyo umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ariko iyo byanze menya ko ariko Denyse ateye. Tubiganireho tumenye ati se tubigenza ute. Ngiye byarananiye. Ese wowe urabyumva ati ngiye mbabarira ubireke reka ngerageze nibyanga dupfe. Nibikora amere nk'atakibonye nanjye mfe ntahe kare nirengagize ibyo bindi nyuzemo ntahe kare. Nawe nyuzemo ambabarire n'intinda nuko gupfa ku kibitu. Rero post rago kugira ngo rimwe na rimwe muyishobore kugira ngo murwane muyitsinde nuko mugomba kuba mumeze nk'abapfu mu rugo. Umupfu nta kintu kimugeraho ngo bikunde kandi umupfu nta kintu abasha kubona. Umupfu iyo umunyuzeho wambaye ubusa ntarari rizamuka kuko nabyo bayabonye. Umupfu iyo umuciye wambaye neza ntashobora kubibona. Ubundi abakristo b'iki gihe sheri nakifuje ko twakabaye abapfu nyine tugapfa ku cyaha ko byagenda kose ukavuga ati ngiyewe ndi umupfu kuri iki kintu. Ndi umupfu mu gutukana, ndi umupfu mu kurwa, ndi umupfu mu kurakara, nyine tukaba twakabaye abafoto ku kintu kimwe. So rero this is the post struggle. I don't know niba twisobanuye nkuko twagakwiye urajonjora ariko abantu benshi bayisobanura neza rwose no kurusha uko twayisobanura ariko mumenye ko relationship yaba y'abantu babana cyane abantu bitegura kubana izabamo post struggle. Genda baho muri post struggle twibagiwe gutanga urugero. Guys ngo nagiye kwerekanwa ngo neza igitambaro byabaye intambara. Ngo nagiye mu murenge neza igitambaro karabaye. Ese mwe murabona nsane bakunzi banje nsana sheri biterwa nuko umuntu akunda wasokoje asa neza n'uwateze igitambaro ashaka gusa neza mu buryo bwe n'uwasutse asa neza mu buryo bwe. Biterwa n'icyo umuntu akunda ariko icyo navuga niba patena wanjye akunze gutega igitambaro tuvuge wenda ko ngenda nanjye ndabikunda tuvuge ivi nifu naba nabikunda ni ngombwa ngo mufighting mubwire ngo ugomba gusokoza. Oya tuvuge none se
tuvuge ko biganiriyeho gishobora no kuba gituma usa nabi yego kibaye gituma usa nabi ni byiza ko tubiganiraho tukakireka nakubwira ati ariko se kibaye gisa neza ni ngombwa ko negereza runaka avuge ngo gisa nabi kandi ngiye ndi kubona patene wanjye asa neza ni ngombwa yewe ntabwo byari byoroshye mbasetse gusa ngewe mana yanjye gusokoza ni hatari ku bantu babizi rero iyo nza kuba ntazi gukunda igitambaro kandi ngo nanjye mbe ngikunda cyari kuba ari ikibazo ibyari kuba byishimo byari kuba ari umubabaro so rero ibyo byadushimishije hagati yacu ntabwo byari byoroshye ikintu kirashaka kuvuga biba bigoye pe ndibuka tuva kwerekanwa haciyemo nk'iminsi sinzi ibintu twapfuye dusa nk'abashwanye kandi turarakara pe so twavuye kwerekana urumva umuntu uvuye kwerekanwa hari umuntu akavuga ati abantu batangiye ibyishimo kuko igihe cyose mwatubonye twarabamaze kwerekanwa mu rusengero twari twishimye ntabwo mwari gutekereza ko igihe cya pasitarago gishobora kubamo kuko abenshi bakinyuramo ikintu cyiza buriya pasitarago nanabagiramo inama nimuyigeramo kuko twebwije turayibona kuko pasitarago ishobora kuza mu buryo bwinshi ishobora kuza ivuye mu bantu musengana cyangwa mu nshuti zawe mu bantu bo hanze ishobora guturuka mu rugo muri famiye mu babyeyi mu bavandimwe mu bantu bakwegereye ishobora no guturuka hagati yanyu ubwanyu noneho uburozi bukomeye cyane igaturuka kuri we ku giti cyawe Denyse ku giti cye cyangwa Olivier ushobora kwicara ku giti cyanjye nkavuga ati ariko kuko ariko ni ukubera iki ngewe nk'umuntu cyangwa Denyse akicara Denyse wo kwicara akaba ati ariko nkanjye nk'umuntu urangije kaminuza ni gute nabana n'umuntu urangije segonderi iyo ntambara nkayitangira muri njyewe ati ibi ntabwo ari byo niyo mpamvu njya mbona iyo mubwiye bino bintu atabyumva kimwe nkanjye iyo ntambara igwereye iyo ntambara ni mbi cyane kubera ko njyewe Denyse nzatinda kubona ko Denyse yatekereje ibintu gutyo sinzamenya naho meranye muri ibibazo bimeze gutyo azaza niba nivuga ibintu ati mbivuga nimvuga atariko rero nimubwiye ati ariko twakoze ibintu gutyo atariko we mu mutima atariko ubundi umuntu wize segonderi hari igitekerezo sinima yagira niba atariko mbivuga nazava akagoramo sinzamenya aho ibintu biri kuva ariko mu by'ukuri ari intambara yitangijemo hari indi ntambara rero iyo ni intambara ikomeye yikurikira ni intambara iri hagati yanjye nawe njye nawe tukavuga ati ariko Denyse kuki utajya usokoza ingoyi ateza urugero rwajya kuki utajya usokoza ingoyi abandi bakobwa basokoza ingoyi kwamba atariko ngiye birangora ibyo bintu sinanabishobora ntabwo nanabyibuka ahubwo basi se byangoye nabyibutse iyo ntambara iratangiye atariko ngewe nusokoza ingoyi nzi ko abantu bashobora gupfa ikintu nk'iki umva rero mbabwire bakunzi banjye niba ubona umupate nawe hari ikintu atujuje tuvuga urugero ntabwo nkunda gusokoza ingoyi ntabwo ari uko ntabikunda ntabwo mba nabyibutse wowe wakifashe se niba ubonye zimeze nabi ukazinsokoreza bitwaye cyangwa wabona binarushijeho kwanga ugapfa ukabera aho utabibonye kuko mbana yanjye so rero indi ntambara ni iya famiye yakurikira iyanyu buriya famiye kurwanwa n'abantu baturutse hanze muri abapateri biroroshye kuba biroroshye ariko kuba twarwana ubwacu birushaho kugorana kuba nakirwanya ubwanjye birushijeho cyane kugorana ariko kuba narwana n'abafamiliye bambwira ati ariko nyamara uwo mukobwa nakubereye bambwira ati nyamara ariko ati kana kamwakoranye ntabwo umwibuka nta mukobwa ntabwo ari wari ugukwiye iyo ntambara njye nawe twayirwana tubaye dukundana intambara rero yoroshye kurushaho ni intambara y'abantu bo hanze ya famiye inshuti abaturanyi abo musengana n'abandi tuvuga ati ibyo nari mbitegereje nibyo abantu benshi bategereje iyo ntambara tuba twitegereje iyo ugomba guhora uyizeye ariko izindi ziri hejuru y'izo zikaba mbi kurushaho so rero iyo pasitarago ije ariko mukaba muzi ko iki gihe kibamo ubundi ibi ni ibintu abantu bakagombye kumenya bitatu bigomba kubamo mu rukundo igihe cyose kandi bigomba guhora bisimburana umunsi ku wundi romantic love ibaho ikarangira ariko pasitarago n'indi stage tugiye kuvuga ni stage izasimburana umunsi ku wundi ntizijya zipfa kurangira zihora pasitarago ejo bibe byiza kurushaho pasitarago ejo bibe byiza kurushaho rero mugomba guhora mumenya ko igihe nk'icyo kije mugomba kumenya uko mukimanaginga erega hari igihe cyiza twese turi mukuri Olivier bijya bibaho cyane ubu none se pasitarago ujyaza ntari mukuri njyewe uzazumbwire nda nko kurwo rugero twatangaga uzazumbwire ati ariko njyewe nubwo nahaninze mba ndi mu bintu by'ingenzi hari uwarumva nguca inyuma kandi nawe ubu ubizi ko mba ndi mu bintu by'ingenzi nanjye mbizi neza nanjye ni neza ariko mvuga ati nyamara nubwo utanca inyuma n'iki ariko umugore niwe wagatashye kare nkasanga wateguye abana bageze gute
si bishoboka cyane. So power struggle rero mwese muba muri ni positive. Nibyo nababwiye ngo ngeyo nanditse 9 hano Denyse aribona nka 6 nge nkaribona nk'ikende kugira ngo tuzahoze twumvikane ko rinari ikende nuko twese tujya ku ruhande rumwe tugacurama tukabona ko ari ikende kuza hano tugasoma ikende bivuga ngo cyangwa ari 6 ngasanga Denyse tugasoma 6 muri make uhitamo duhitamo umwe hagati yacu usanga undi upfa ariko nyamara kenshi uko demo muganira muza gusanga ryari ikende Denyse atangira kubona ko atari 6 ariko akaba atariko iyo nje hano ku ruhande rwawe mbona ari ikende ariko iyo ndari iwanjye mbona ari 6 reka no kugira tubisome neza nze ku ruhande rwawe dusome ikende so rero akenshi no kuganira mukareba kuntu mwabihuza bikaba by'ijana ku ijana. Twagiye ku cya gatatu tudatinze nta kibazo. Icya gatatu wakitubwira umugabo arasoza karatangiye nubwo ari njye watangiye. Icya gatatu ni emotion love. Emotion love nari nyitegereje. Many people they didn't reach to emotion love. Ni nkuko n'ubundi abenshi ijuru turyumva gutya ariko abazarigeramo n'imbarwa. Many people they stuck in romantic love, they stuck in post struggle, but they didn't reach in the emotion love, which is good. So emotion love ni hahandi Olivier menya yuko byari 9 no gusanga tukareba tugasanga koko ni 9 uzareba abantu badashwana nta nubwo urukundo rujya ruryoha ngo be iyo dushwanye tukaza gusanga byari twashwaniraga ntago byari byo kwiyunga biraryoha cyane bo wumva rwaryoshye njye nanishima niyo mpamvu njye ntabwo na blaming abantu bagera muri pastoral kuko ni igihe cyiza cyo kuza kwiyunga mukagira hari ingo nyinshi tubwizanye kuri mufata igihe cyo gusohokera ahantu kubera ko habaye umwanya wo gushwana abenshi ahubwo basohoka kubera ko habaye umwanya wo gushwana kujya biyunga niyo uruzi ko bapfa gusohoka gusa Nari kwa gato nzacyobwira nimara gukura. Yagitubwiye. Hari abantu benshi buzuza amabanga y'urugo kubera ko habanje kuba gushwana. Bakayakora neza. Did you know? Cyane rwose. So nuvango rero pastor go ni igihe cyiza cyo gushwana nibyo mugomba gushwana. Ariko ikintu cyiza no kubona mufite umutima wo kwiyunga. Nimushwane ngo muhezeyo, nimushwane mugere muri divorce, nimushwane mugere mu gusenya. Mugashwana habanze mbavuga yamamagaye. Wese yamamagaye. Nzese ubundi yambanje. None ubundi we gucya tamba. Handi pate ntabwo wamagara ko batari ko nyamara. Se kuki watinze kandi mwashwanye. Nari bitegereje kumamagara. Yagomba kandi mwashwanye. Nawe koko atari ko nanjye nari negereje kumamagara cyangwa yakwandikira ukimwandikira ukahita ubona aragushubije direct. Umva kandi yo mumeze neza ntapfa kwita gusubiza. Ariko bigaragaza abantu bafite umutima wo gushaka kubaka no kubana cyangwa bafite umutima w'urukundo. Nuko agomba kuba mu kwiyunga. Igihe atabaye kwiyunga urugo ni ruba rushobora gushoboka. Ariko runo ino stage yanyu iraryoha pe. Iraryoha. Uzi kuba wampemukiye nanjye naguhemukiye wenda tukiyunga. Stage simbura kubivuga kuko nababwiye ngo uyu ni umugambi w'Imana gutangiza urugo ni umugambi w'Imana. Satani nawe yifuza ko utabaho. So rero kujya muri pastor abo ni ibigeragezo nk'ibisanzwe. Tuzi ko umuntu wese ugeze mu bigeragezo akenshi baramubwira ngo nyuma y'ibigeragezo hazi ibisubizo birushijeho nibwo umuntu yishima. Ako Olivier hari ikintu njya mbona uri kumva? Hari ikintu njya mbona cyane kandi kenshi ndakibona. Igihe cyose abantu ndatanga urugero ngo byumvikanira buriya ni ikondera ingero. Olivier igihe cyose nge nawe wenda urugero twitanga urugero tutameranye neza nyuma nyine icyo kintu ubundi iyo tukigezemo iyo kigarutse deja twese twibuka ukuntu byaje kugenda. Niyo mpamvu iteka ryose abantu badashwana ugasanga umuntu mamara imyaka 3 ntabwo murashwana harimo akabazo ikibazo hataraza n'akantu n'akadomo ngo ubone ngo wenda tuvuge urugero vugishije abandi bahungukana kararakaye harimo akabazo harimo ikibazo umuntu udashwana nawe ni ikindi kibazo. Murashwanye muri kwiyunga biraryoha kwiyunga ahubwo okay gushwana nta nubihamagara birizana
ariko igikomeye ikiza cyane ni uburyo mwitwara muri uko gushwana kwanyu, ni umutima mufite wo kumva mugomba kwiyunga. Ikindi kintu navuga nzi kubibona ngiye mu mafilime menshi kandi no mu buzima busanzwe hari ibyo kuko nsanga n'ibyo ahanini buriya rira jambo nk'urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira njyewe njye ryumva cyane ku rwego udashobora kumva. Reba urugero njye nawe ntabwo tumeranye neza, noneho kuri ku munota wa nyuma igihe neza tugiye kumerana neza njyewe ugasanga mise mbivamo. Hashize umunsi wa mbere ntumvugisha, wa kabiri ntumvugisha, wa gatatu nkahita mvuga ati nawe ukavuga ati nzamuvugisha ku wa gatatu nibyanga neza. Uwa kabiri njyewe wagera ku wa gatatu mu gitondo ngahita mpamagara ati nabivuyemo nkahita mbivamo kandi neza ncitse intege ariko ngiye gusingira ibisubizo byanjye. Abantu benshi kuri abashwana iyo bashwanye abantu benshi bajya gutandukana, umwe yari ari mu nzira yo gushaka kwiyunga. Njyewe urugero nkunda kubibwira Olivier kuko nkunda kumamagara kenshi nkuko nawe abikunda nkuko nawe abinsaba. Olivier ngakomeza nkamubwira ati igihe cyose nguhamagaye ukabona ni stress nicyo gihe mba ngukeneye cyane by'ingenzi kandi kuko byagiye bitubaho kenshi. Igihe cyose wihoreye telefone y'umuntu, igihe cyose wanze gusubiza akana k'igihe cyose wanze kumva akana k'ikintu agiye kukubwira ngo nuka gustressa, nibwo bagiye kubwira buri ikintu kizima. Kandi njya mbikora nkihorera umuntu natekereza kabiri nkamuvugisha cyangwa nkamusaba ibibazo cyangwa akaba aribwo nsingira ibisubizo byanjye. Olivier aho ngaho natanga urugero ahanini iyo wahuye n'umuntu ukamusuzugura, tuvuga urugero wenda nkabona kunze kugenda muri bisi cyane njye ntabwo nze kuzigendamo cyane, iyo wicaranye n'umuntu hari igihe umureba ukabona ni fake, ukabona anamusuzuguye ukigira chat ukigira busy nyine ukagaragaza ko amusuzuguye byataye. Ariko buriya iyo ugeze aho ugomba kugera utanahazi niwe muntu kuyobora. Nyine nyuma mu mutima ugenda wishinja ikintu ati se kuki nabanje kumusuzugura ati Imana imbabarira ati subu koko iyo mbimenya. Rero wowe itware neza mbere yo kuvuga ngo iyo mbimenya. Igihe cyose rero wihoreye umuntu ugiye tuvuga ati nibwo ibisubizo byanjye bije. Njye mbikora kenshi simbona aribwo bije, ariko iyo ukomeje utekereza gutyo ntabwo bituma ucika intege. Birakunda kandi bigenda neza. Nashishikariza abantu bose guhatana kugeza bageze muri emotion love. Emotion love iraryoha bakinjoying. None okay twe ntabwo twabyumva cyane nk'abantu b'umugore n'umugabo. Emotion love ntabwo twabyumva nk'umugore n'umugabo. Uba wagiye umenya amakosa y'umuntu. Ntabwo emotion love yanaturyohera tutarabana. Izatugera nitubana. Niturenga igihe cya pasika kuko n'ikizabona ndabizi abantu bahora bangira inama ngo urugo n'isi rwiza nibyo dushaka kuzagera mu rugo rwose intambara zikabona ubwo nawe ubitegura. Si byiza ko umuntu ahora byiteze cyangwa biteguye uhora ugenda uvuga ati ariko rimwe na rimwe ujye umenya ko uyungira iyo nama numva ko uri kwinjira kubera ko uri muri pastor cyangwa wanyuze muri pastor ikakubihira cyane. Ariko iyo uza kumenya ko igihe cya pastor kibaho wakagira umuntu inama umubwira ati iki gihe kizaza ariko ni cyiza. Know how to manage. Olivier hari ikintu nakubwira. Ababyeyi benshi mwanga ko abana banyu ati mwana wanjye usohoka hanze hari igisimba. Igihe uzaba udani ngo umbwire mwana wanjye usohoka hari igisimba hanze, ubundi umwana ugomba kumureka agasohoka rwose akagenda ukamureka ndetse ukamuha itike yo kugenda kugira ngo abone ko uri mbese wamuretse wamuhaye uburenganzira bwe. Noneho before yuko umurekura mubwira ati rero mwana wanjye hanze habingwe hanze habinare, iyo uhuye n'intare witwara utya, iyo uhuye n'ingwe urunama, iyo uhuye n'iki ukamwigisha ukuntu yitwara muri ibyo bibi, ubundi then ukamureka agasohoka akagenda. Ahubwo ngewe wimbujije kugenda ngira amatsiko uko byagenda kose abazasohoka uko byagenda kose. Kandi ni wamubwiye ngo nugera ku gipangu niho haba intare bayicisha cyuma, icyo cyuma kimuhereza. Nugera mu mbuga uzasanga ingwe yicwa gutya. Njya ntangara ababyeyi banga ko abana babo basohokana wenda n'abahungu. Njye bijya bintangaza. Ahubwo w'umukobwa mureka asohoke, ariko mbere yuko asohoka muhereza amafaranga yo kwishyura. Ese ugira ngo abantu bafite iyo security yo nahita na security abantu bafite uko ntabwo nahita security navuga ko uko gukanirwa nuko bakanira. Ugira ngo akenshi nibo baba success mu buzima ugasanga ibintu byabaye positive, aho usanga yasohotse asohoka nabi. Akenshi yacitse ikiziriko biba ari ibindi bindi. Nanjye yiciye nagicara aravuga tumva icyo ntakoze cyose. Ariko bakunda kubivuga niyo ubona nk'umwana w'umukobwa bamukanira cyane
rimwe yazasohoka gutya ukabona aje atwite, rimwe na rimwe niba bakica ko ariko uyu mwana inda yayikuye ko tumukanira kumbe we noneho wanga kasohoka ahubwo agacunga mwagiye akabinjiza mu nzu yawe akabazana. Hari ikintu njya nkunda cyane, hari umupapa wanganije arambwira ati rero ntuzange gushaka umukozi, nawe ndagira ubwo bushobozi bwo guhemba abakozi njyewe ako buriya nzabukira. Ati ntuzange gushaka umukozi, ati ikindi kandi umukozi ntuzamwime ibyo kurya, ati kubera ko iyo umuhaye bike cyane akarya ntahage bya bindi umwana wawe yari kurya, niba ubirya ubundi umwana wawe akarwara bwaki. Numva mbwiye ikintu gikomeye cyane, umukozi wawe ntuzange ko muri comment batanzira kanicecekere uwo kumva yumvise agomba kurya agahaga kugira ngo abone nuko agaburira umwana ashire n'iroro ry'ibyo bintu. Ariko nubimwima bicyo wamuhaye azabisangira n'umwana cyane abiri. Rego Olivier, n'ubundi umwana uzi ubwenge aba agomba kwitwara neza kugira ngo yiheshe ishema ubwe, ubundi ariheshe n'umuryango, ubundi ariheshe n'umuryango agiyemo ko byagenda kose. Rero kumutuma atagenda n'ubundi Olivier, njyewe njya mbona iyo umwana umuretse akagenda uwo mubwiye n'ukuntu azitwara muri ibyo bintu byose n'ukuntu bizagenda. Ahanini ni nawe mwana uba macuwa umenya ati hanze hameze gutya, ati ahubwo kane kugenda mbonye nta kigenda nigumire mu rugo. Akazajya rwose ukabona umwana arabyuka yirirwa mu rugo, niba nta kazi afite niba ntaki akajya ku ishuri se niba yiga, ubundi akaba ari uwa mwana ucishije make uzi hanze uzi no mu nzu. Ese namenya mu nzu gusa akagera hanze agasanga imvura iri kugwa atazi imvura ibyo ari byo. Kabisezera abakozi bacu. Nyamuneka nimuze muri comment munuka, hari aho ntaragera. Ndishimye ku bw'izi stage njyewe nyimara kuzimenya zaramfashije cyane rwose, zaradufashije cyane iyo dusigaye turi umwe. Yego turi umwe guys. Turabashimiye cyane n'abantu badushyigikiye mu murenge, wagenze neza cyane. Umva wagenze neza cyane umva mbabwire wagenze neza, nta kintu nari mfite mu ntoki, mba numva natanga n'ituro ryishimye. Njyewe nkigera imbere njya gumanika akaboko, nabanje gushima Imana mu mutima kukuntu nabishakaga ariko byagenze, kukuntu nashakaga kugenda ndi flexible nta bintu binjena ariko byagenze. Abantu benshi nyine usanga wenda hari ibintu umuntu ajya gukora mu birori ukavuga ati uyu mwana agiye kudusebya cyangwa ibintu agiye gukora sibyo, ariko hari abantu babuzwa uburenganzira mu gukora ibirori byabo, rimwe na rimwe uburenganzira bababujije ari byo bintu byari kubaho ibyishimo, ugasanga kwa kwicuza azagira amaze kugera mu rugo ko kuvuga ngo kuko hari bitaragenze neza yagutewe nuko hari ibyo yakoze abwirijwe n'abantu. So rero nandi kuvuga ngo izi stage zaradufashije cyane gusobanukirwa ko hari igihe ugomba kugeramo mu rukundo ukishima, ariko hari n'igihe ugomba kugeramo ukababara, kandi igihe cyo kubabara ntabwo ari igihe cyo kubreaking. Nicyo gihe uba ugiye muri bya bindi biryoshye kurusha ibindi. Ntabwo ikibi cyose kije muri relationship ntabwo gisobanuye break up. Aho sheri ujye ubibona ukuntu urukundo rukomera cyane iyo muvuye muri post struggle. Uba wumva hari ikintu kiremereye wungutse kandi utabigizemo n'uruhare. Yabamo inyigisho nini cyane, ariko niko bigenda mu buzima bwose. Umuntu atahuye n'ikintu kigoye mu buzima akenshi rwose hari ibintu bishya tunguka. Ibitwungura akenshi ni ibintu bitari sawa twahuye nabyo. Nibyo bigenda bitwagura mu mitekerereze no mu myitwarire. So rero inama twatanga muri post struggle ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ntabwo ari ryo herezo rya relationship, ntabwo ari cyo gihe cyo gusenya urugo, cyo gihe cya break up. kuba ari gufiansanya rwose si cyo gihe cyo kuvuga ngo urukundo turuhagarike, ahubwo nicyo gihe cyo kuvuga ngo noneho urukundo rwanjye rugiye gukomera. Buriya ntuzafata umwanzuro wishimye cyane birenze cyangwa ufite agahinda n'umubabaro, ujye ufata umwanzuro uri between. Abantu benshi bumva barashwana bakagera muri ibyo bihe bigoye akahita bata, ariko rero uyu muntu njye ndumva bangamiye si umuntu twabana. Erega ubundi iyo warakariye umuntu ntabwo wamubonamo icyiza. Ibyo bintu nabigezemo rwose muri relationship rwose nkagegera bata, ariko koko mana yanjye ko numva uyu muntu bitari kuvamo, nawe ukaba ati ko numva uyu muntu bitari kuvamo, ukabona nta kigenda
kandi mu by'ukuri rwo ariko ujya gusingira abenshi atangira kuvuga ati ariko nyamara uyu ntabwo ari Imana yandemeye ugatangira atari kuwashaka Imana yandemeye uzamukura he ntabwo pastor ariyo yitwereka uw'Imana yakuremeye cyangwa itakuremeye ni igipimo cy'urukundo rwanyu ahubwo ariko ugomba guhora mu gihe cyose ugomba no gutsinda urangira nshima abantu batandukanye nabishimye ndabikunda cyane ko abantu baza ko bakundana ko batari ko nyamara urukundo rwacu ndabona because of this and this and this Olivier nicyo navuze ntugafata umwanzuro wishimye cyane ufite ibyishimo by'ikirenga cyangwa ufite agahinda n'umubabaro abo ngabo urumva baba bari mu gihe cyiza babiganiriyeho bumva ntabwo ari nabo twakomeza bishima Imana abantu bose twagiye muri relationship nta muntu twigeze dutandukana twababaye habaga hari impamvu tukasigana twabata ariko kubera iyi mpamvu ni kabira bintu tubireke cyangwa tubigabanye wenda mushaka mutarababaye ko bo warabasize mu gahinda bihanganira ariko kwegukanye rata muzongere mugerageze mbafashe ku mugabo wanjye so turabashimiye rero nkeka ko hari umuntu bifashije tuba twabivuze bivangavanze ariko nomara icyo dushaka kubasobanurira abacyumva baba bacyumvishe abo kigira umumaro nabo baba byabagezeho so rero turabashimiye ku bw'aka kanya hari ijambo tugiye kubabwira ariko dufasha muri ni kuri uyu munsi yego ni kuri uyu munsi n'undi ntabwo ari ubumenyi byadushimishije cyane kandi namwe ndumva twari basangiza ijambo rero mbere ibice 5:10 igice cya 15 Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15 avuga ngo ahubwo nkuko wabahamagaye ari uwera abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose ngahubwo nkuko wabahamagaye ari uwera ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu ariko natwe dupfa babera mu ngeso zacu zose birakwiye conscience wanjye niwe ujya ukunda gutanga urugero akavuga ngo rimwe na rimwe n'iby'umwenda ugomba kugira ikizinga ariko iyo wambaye umwenda ufite ikizinga ubangamiwe ntabwo kuba umwera ari ukutagwa mu cyaha cyangwa kudakora icyaha ni ukugira icyo kizinga ariko ukagihanagura ni ukugira imbaraga zo kurwana n'icyo kintu wanduje ukagikuraho rero nk'uko uwaduhamagaye ari uwera nk'uko Imana yera nk'uko Yesu Kristo ari uwera niko natwe dukwiye kwera mu ngeso zacu zose ndagukunda amen Olivier kuba umwenda usa umweru tuvuga uriyo mwenda wanjye usa umweru nituye hasi mu byondo ntabwo nese umwenda bahita bavuga ngo wabaye kake ubu usa umweru ariko umweru wanduye bishatse kuvuga ngo ntabwo twabura kwitura muri ibyo byondo kuko tugenda henshi dusitara henshi ahubwo niba wanduye wibutse kuwubika wawumeshe wibutse kuwumesa ngo wongere uwambare umeshe nuko ntabwo twabura gukora ibyaha ariko tugomba kubohora tumesa twunyuguza twiyubagira amen mu buryo bw'umwuka turabashimiye cyane turabashimiye rero twizeye ko muri Momo dusengera ngo tuzagira ubukwe bwiza amen Imana ikomeze kubana natwe muri uru rugendo kandi twizeye ko bizagenda neza kunshi ubukwe bw'ivugabutumwa se bwabuzwa n'iki kugenda neza bizagenda neza twifuza kugenda dukora ibirori byavuga ubutumwa ntabwo twifuza ko hari ikirori tuzakora ngo gisitaza abantu niyo mpamvu conscience wanjye mu murenge mu kwerekanwa yagerageje kwambara neza erega buriya nukuri nibaza gukuru uzasokoza bikasha gutagira nukuri guys nagize amahirwe tubashimiye reka tubashimire tutatwara umwanya wabo Imana ibaho umugisha turabakunda cyane kandi twizeye ko murajya mukomeza kudushyigikira muri byose amen God bless you bye bye we love you so much